CASPI. DJ CASPI. Uraho neza? Urakomeye. Umeze sawa? Ndashima Imana. Aho nawe witeguye cyane. Twishimiye kukwakira muri Sunday night. Murakoze cyane. Amakuru CASPI. Ndashima Imana ndakomeye. Bitunganyije umeze neza, kuri headphones zimeze neza, vibes ni sawa cyane, wambaye neza hagati aho ngaho. Wenda benshi ntibari bamenyereye ko twakira umu DJ cyane muri Sunday night n'ubundi, ariko gitumye turi kumwe nawe uyu mwanya no kugira ngo tugaruke n'ubundi muri gahunda cyangwa se marushanwa rumazamo iminsi. Banza tubwire kwanza ni marushanwa ki? Na marushanwa navuga ko ategurwa na TV5 Monde, sinzi n'ibyo televiziyo abantu benshi baba bayizi. Ni marushanwa ategurwa na TV5. Ni TV5 ni nka sponsor, ariko amarushanwa ni Battle Africa n'ubundi no kuvuga ngo ni ibihugu biri muri Afrika n'ubundi bagenda batoramo buri mudije umwe akabagagarira igihugu kiwabo. Okay, wayemenye gute ayo marushanwa rero kugira ngo unahagararire u Rwanda byari bimeze bite? Ukuntu nabimenye ni message nabonye kuri Instagram, ni page yabo yanyandikiye. Yego. Mbanza kubisuzugura banyandikira kuri email, mbona ibintu bisa nkaho biri serious. None se mu Rwanda ko dufite aba DJ benshi gute? Cyangwa babandikiye muri benshi abari gusubiza? Ntabwo mbizi aho ngaho, ntabwo mbizi kabisa. Okay. Urwo rugendo rwo ruteguye gute? Waje kubyakira neza, wemera kugenda, ni mu kihe gihugu? Irushanwa rero riteguye gute n'abyo ritwinjizamo neza? Irushanwa ryaberaga muri Côte d'Ivoire. Gusa kubyakira bwo ntabwo nahise mbyakira kuko kumva umuntu akubwira ngo fata flight umusange mu gihugu ntumuzi. Yego. No muri ibi bihe ni ikindi kintu kiba kitumvikana kugira ngo agukonvenke bumva bimusaba energy nyinshi. Nicyo cyabayeho rero anyereka fact. Yego. Cyane ko nabari barimo hari abantu bari baragiye muri saison ya kabiri, yari baye control ya kabiri, kuri saison ya mbere hari baragiyemo. Yego. Nibo twabashije kuvugana banyemeza buryo ki iryo rushanwa ari ibintu biri serious. Ndavuga okay reka ngende, cyane ko banatumenyeraga buri kimwe cyose. So no kwishyurirwa itike y'urugendo, indege, aho kuba byose byari byishyuye? N'amafaranga yo kwitegura baraye. Nabyo byabaye ikizere byo kugenda? Nibyo byamaye ikizere kuko ndibaza umuntu agufiteho nk'umugambi utari mwiza ntago afite icyo gushakaho, we ntago agushoramo ahubwo weho agukuramo. Nicyo cyatumye nshobora kuba nabagirira ikizere. Okay. Kandi akaba ari na season ya mbere yigize kuba. Ikindi publicité y'abantu bagomba kujya kwitabira iryo rushanwa yacaga kuri TV5. Yego. Niho natangiye kubona ibintu biri serious. Ufashe indege rero ugiye muri Côte d'Ivoire muri iryo rushanwa. Yego. Byagenze gute twinjiza noneho mu rugendo rw'irushanwa? Mu kugenda nagiye kuri tariki 23. Yego. Naraye muri Ethiopia. Ethiopia mvayo mu gitondo nka saa 4. Yego. Nkomeza muri Abidjan nyine Côte d'Ivoire. Ubu no kuvuga ngo abateguye irushanwa n'undi twabasanze ku kibuga batujyana kuri hoteli. Tubona umwanya wo gukora practice. Tukaya tujya mu irushanwa nyine bisanzwe, no kuvuga ngo twari abantu 8. Yego. Twavaga muri hoteli havagamo abantu babiri bagiye gukora nyine. Bagataha havuyemo umwe, no kuvuga ngo yari habanje knockout. Ndi bwa mbere nahuye n'umunye Chad. Okay. Yego. CASPI, ubundi ubu DJ bwawe bwaje gute? Bwaje ryari kugira ngo unabugire business cyangwa se bikubera akazi ko kugatuma uhaguruka ufite ibendera ry'igihugu ukajye guhangana n'abandi ba DJ b'Abanyafrika ariko uvuye mu Rwanda? Mu by'ukuri ntabwo nigize numva ko ubu DJ ari ikintu uzakora nk'akazi. Ngiye nakuze numva ko nzaba umuntu ukomeye nyine mu bintu byo kubyinagira ngo urabizi before. Ariko uburyo nabikoragamo mu DJ ari ama mixtape twabyinaga. Ngiye nayakatishaga soft ya Vacho. Yego. Uko ndi kubikora noneho niko nge nabikamirikaga, ariko ntazi ko iyo soft ari ikintu izangezaho. Ikintu cyaje kubaho naje gukora akazi k'ahantu gutya mu kabari, ariko nzi ya soft. Noneho mu DJ wakoragamo aho ngaho iyo soft niyo yakoreshaga. Okay. Aza kugira ikibazo ararwara, ndamusimbuyeho ndamwokipa muri uwo mwanya we. Noneho uwo mwanya w'ikintu cyaje kubaho, iyo performance nakoze aba boss barayikunze. Okay. Mu kuyikunda yaje kugirana ikibazo noneho na boss noneho kiri serious. Bamaze kugirana icyo kibazo, boss ahitambwira cyajya ariko narakubonye ukora ibintu ibi nibi. Gerageza ubikore. Okay. Iryo joro mu kubikora naraperforminze neza, agira gute anyongeza amafaranga kuyo nakoreraga. Noneho ako kabari nkakoreyemo ndibaza imyaka ibiri, ariko ntabwo navuga ko nakabaye mu DJ kuko
soft international ntabwo nayikoreshaga yego nakoreshaga nyine soft ziri aho ziciriritse noneho nka 2017 n'umunani gutyo nibwo ni updatinze nyine nshaka kumenya iyo soft mu kubimenya nta kindi nakoreshaga YouTube yego noneho nagera ku byuma nkakora bimwe nabonye kuri YouTube mbimenya gutyo mpita mbona chance yo kujya kuri televiziyo. Okay, yego so benshi barakuzura umwe mu DJ n'ubundi barizwa cyane kuri Flash TV ndetse n'ahandi ugenda ukora akazi gatandukanye. Uyu munsi uri muri Sunday night muragenda tuganiriza ku marushanwa uvuyemo kandi koko ndetse n'amashusho mwe muragenda mubona aho ngaho ni hamwe mu ho ya DJaga aho yari muri competition muri Côte d'Ivoire. Hanyuma hari utumwe turabona ku mashusho abantu bameze nk'aho bari muri club mu buzima isirimo na Afrika hari aho nibura club ziri gukora nari ahantu rero nta kintu cya corona wanababwira to na covid iriyo ntabwo navuga ngo ntayiriyo ariko ntabwo nigeze mbona umuntu wambaye agapfukamunwa ntabwo nigeze ubona umuntu ukurikiza amabwiriza ntabwo nigeze mbona ziriya ngo social distancing ntabwo nigeze mbibonayo ahubwo hari kuna abantu banabyina birasa nk'aho bari kubyina bashyizemo iyo no kwegerana biremewe to yego so amarushanwa yamaze igihe kingana gute niki cyakugoye nibura noneho waje kugera ku ki amarushanwa yamaze iminsi 6 ikintu cyangoye ni iki ni ubushyuhe bwaho yego n'imirire yaho n'ururimi kubera bakoresha French cyane kandi okay mukanya turaza kubijya ariko Anifa DJ CASPI twamuzanye nkuko umuhanzi azafite gitari cyangwa piano so ntabwo twamunigana ibyuma ntabwo twamunigana ijambo rikabanza aduhemo gake nk'iminota nk'itanu twongere tugaruke tuganire nawe ashimisha abanyarwanda ubwo bigendanye n'ubundi nahavuye aduhagarariye ku kazi n'ubundi asanzwe akora hanyuma nyuma turasumbaza n'ibindi bibazo bikeya bigendanye n'uyu mushinga we cyangwa se n'ibikorwa muri rusange ubwo niba ushaka no kugira icyo ubaza DJ CASPI ubu uri tayari nawe twohereze igitekerezo cyawe kuri nimero yangu kuri screen zanyu. Okay, twigarukire rero genda tuganira rero n'ubundi na DJ CASPI ngira ngo murabona umwe mu basore b'abanyempano kuko personally ngiye tuziranye hasi cyane so iyo kubwiye background yiwe ntabwo twagize umwanya wo kwica barike kubwiye background ye umva ni background ndende ku buryo kuba ageze kuri uru rwego rwo kujya guhagarara igihugu mu bantu 8 araza kutubwira nicyo yaba yaregukanye cyo yaratsindiye icyo irushanwa ryamugejeje muri rusange sanga ko ari ibintu byiza agataho CASPI mbere yuko tujya kubyo watsindiye n'ibindi birimo aho ngaho wundi aya marushanwa yakwigishije iki cyangwa gusigiye iki aya marushanwa yanyeretse ko umuziki ni ikintu kigali yego ikintu kigali kandi tudakwiye kwirara ngo twumve ko ibyo tuzi bihagije guhora wiyungura ikintu nyine ku kazi kawe yego cyane ko ibyo natekerezaga ko ngiye gukora nasanze hari ibindi bintu birenzeho ku byo nari nsanzwe nzi yego nabonesheje amaso yanjye bwa mbere cyane ko n'ibintu byanshalenjinze baze nko kuba bagukiniraga nka beat ariko utazi ngo iyo beat bari kugukina ifite BPM kangahe wewe ukayumva ugakina n'indi ndirimbo icyo kintu cyo cyanshalenjinze bituma mpamagara n'aba DJs bamwe b'inahanga nita nk'abakuru banjye yego gusa nyine icyo isomo nakuyemo nuko umuziki atari ikintu kirangira ni ikintu gihora cyaguka umunsi ku wundi icyo gihe hamagaye bande bimaze gusa n'ibirimo biragucanga mu gakeya nahamagaye Bisoso mpamagara Fidelo na Tracks yego na Ashir hari icyo mu byo bakubwiye se nibura byabashije gukora kuko bigenda uko bitewe na generation najemo barambwiye ati ibyo bintu biragoye kuba baza kuhivana to yego bambwira ibyo bambwira cyo nakoze nagiye kuri YouTube niho nabajije kuba nagura ibyo ngibyo byose wari uri kutubwira ku bintu bijyanye n'igice cya mbere cya knockout tujyane noneho mu irushanwa mwatangiye muri 8 hazamo icyo gice n'ibindi bice byose urugendo dusoma urumva nyine muri 4 mu 8 hahuragamo 2 urumva hasigaye abantu 4 bane rero barongera barahura mpaka tugeze final ego ubwo we waje kugarukira herero ngiye naje kugarukira kuri semi final nyine urumva semi final niyo yahataniraga umwanya wa 3 ubwo ni na kimwe cya kabiri ego mubaza marushanwa hanyuma wageze herero wagarukiye hehe ese umwanya wagarukiyeho warawishimiye se cyangwa nawe hari ibyo ukavuga uti hari abantu burya muri competition shobora bati banyibye oya ntabwo navuga ngo baranyibye kuko nje ibintu nabonye byari bishyashya nibyo nakoze ntabwo numvaga ko nkibona ikizame baduteretse imbere
nagiye mfite icyizere yego ariko ibyo baneretse imbere nibyo byankanze to bivuze ko aba DJ bandi mwari muri kumwe bo bari ku rundi rwego ruri hejuru ya uretse uwo murundi kazi icyo nabonye bakoze gender balance yego hanyuma se ibigendanye na muzika n'ubundi aba DJ muhora n'umuziki mwinshi cyane wa Afrika mu bihugu bitandukanye bya Afrika bya byose hari n'ishusho y'umuziki wo mu Rwanda uzi ubona ucuranga muri club n'ahandi twavuga yuko hariya duhagaze kuri rwego hariya rero no kuvuga ngo iyo ukoze iyo ugiye muri competition ntabwo uzana ibintu by'amarangamutima ugereza ikintu kiri bukonvenka abantu utitaye kuvuga ngo iwanyu cyangwa iki nabeshye ntabwo nigize mbona umuziki wo mu Rwanda nkaho hari umuntu uwuzi cyangwa uwumva byagenze gute nuko umuziki wacu tutabasha guplayingwa ngo ujye ku rwego rwa za BPM wavugaga cyangwa se ku rwego mpuzamahanga ku buryo nabo bawishimira hariya ikibazo kibaho kuri bo ni abantu bakunda ibintu byabo bakunda ibintu byabo no kuvuga ngo indirimbo nyinshi zabo usanga ari igifaransa iyo bagerageje gufatamo indirimbo zitari izabo bajya muri Congo urabona nyine Congo nabo benshi na majority yabo nabo n'aba francophone yego bakunda bari abafari barimo igice kimwe cyo muri kiriya gihugu cyumva iringara niyo mpamvu navuga ko batiyumvamo ibintu byacu bivuze ko byagusabye kwiyadapta ku ndirimbo z'abafaransa cyangwa z'abafaransa abimbere mu gihugu cyabo se umuziki wabo wawufata gute hari abahanzi bakomeye ushobora kubona ko wenda bari ku rundi rwego rurenze rwacu cyangwa rw'abandi bahanzi bakomeye muri Afrika umuntu nabonye ko makomeyemo hariya nubwo atashyiriho ni Arafat yego Arafat ni umuntu bafata nk'iki nk'akamana kabo gato yego experience iryoshye cyane dore kuri semi final rero byakunguye iki nka DJ CASPI watubwiye ko bigiye ibintu byinshi bitandukanye ariko byakunguye iki nka DJ CASPI hanyuma unatubwire semi final ibihembo byari bimeze gute uwa mbere kugeza umuntu wa mbere afite miliyoni n'ibikoresho uwa kabiri nawe afite 500,000 n'ibikoresho uwa gatatu nawe afite 300,000 n'ibikoresho wazanye 300,000 n'ibikoresho wow so ni 300,000 by'idolari ni 300,000 by'amafaspa niba ari amafaspa bari amafa nabonye n'amasefa ubwo mu Manyarwanda ni nkangahe mu Manyarwanda ni muri 500 na 500 wasanze ari irushanwa rigamije iki wasanze ari irushanwa ryungura ikintu nabonye irushanwa ririya ikintu nabonye babikoreye ni nko kugira ngo aba DJ bo muri Afrika nabo bitinyuke okay ariko bari aba DJ bakuze se bari aba DJ nibura muri mu rungano rumwe oya harimo abanduta harimo abo tungana ariko abenshi bari bakuru yego hari igihe cyabagaho se cyo kuganira hagati yawe nabo ku buryo ntabwo byabagaho kubera ko ntabwo twari duhuje ururimi njye igifaransa ntabwo n'umuntu wamfashaga n'umuntu hari mu translator na briefing bafataga izabo nanjye nkafata izanjye ubwo byaba byarabaye imwe mu nzira yakugoye yo kubasha no kugera ku mwanya ndabimbere ntabwo byangoye kuko ibyo nari nkeneye kuba nakumva narabibwirwaga okay CASPI ushobora kuba waranahakubitiwe cyane cyangwa se waraguye kuko buryo ugiye ahantu ugasanga communication ushobora kubikugora kugira ngo uyadapte mu bandi n'ibyo ukeneye gukora nibyo ni bikeya nyine bakubwira ni bikeya bagusobanurira usanga ari ibintu bitoroshye ariko ni umwanya mwiza ni umwanya mwiza ukurikije se ibyo wabonye CASPI nibura urwego rw'aba DJ cyangwa se umwuga w'aba DJ bacu mu Rwanda ushyize kuri urwo rwego nibura wasanga twaba duhagaze turacyari inyuma cyane cyane oya ntabwo turi inyuma ahubwo nuko nabo tuvuga ko babirimo ntabwo babikora nk'umwuga cyangwa ngo babigumba byinjiremo biri deep yego ariko ntabwo nakubwira ngo aba DJs hano mu Rwanda dufite aba DJs ahubwo nuko nta bushake bwinshi babishyiramo uvuga ngo birashoboka cyane yuko aba DJ bo mu Rwanda nyine bazamuye urwego n'ibyo bintu bakora bakabikora nk'umwuga birashoboka ko bagera ku rwego rushimishije cyane rwose twahoze tukubaza ibyo wize twahoze tukubaza experience n'ibindi ibi ni ibintu wagize igihe cyo kwiga cyangwa ni ibintu nawe byaje nkatana nk'izindi zose njye ntabwo navuga ngo narize kuko nta ikintu cyose uriga niyo wareba umuntu ari kubikora buryo buri kwiga yego nta muntu wamfasha akaboko ngo ambwire ngo ngwino nkwigishe ariko
navuga ko narebeye na autotorio buriya nazo uba wizi Yego. ariko nta muntu yize umfata akaboko ngo ngwino ngo bigenze gutyo nta n'ishuri wigeze uca kiriya gihe cyo kujya mu kabari umuntu wa dijaga adahari ukabisigaraho kuki wagiye kubisigaraho mu by'ukuri ni uko waba usanzwe ukunda ibintu byo kudija cyangwa nagusobanuriye ntabwo nabikoze mu buryo bwo we nkaho yanzizeho yagize ikibazo kandi soft yakoreshaga nanjye niyo nakoreshaga nari nizi nayikoreshaga muri bya bindi by'iki byo kubyina yego no mu habaye icyo kibazo cy'uko arwaye ndamwokipa mu kumwokipa nyine musigariye mu mwanya yego mba ntanze performance ku ba boss yego so gahunda zawe zindi rero ziri imbere zo ziraza gukomeza gute kuko no muri minsi ngira ngo turabibona cyane ko uru rwego rwanyu rw'aba DJ ni urwego rurimo ruhura n'ibibazo bikomeye cyane kuko aho mwagaragarizaga uko gutanga umuziki cyangwa se gutanga ibyo nyine abantu bakeneye ntabwo hari gukora cyane cyane bari utwo tubari ni bari ibitaramo ntabwo mu by'ukuri ari gukora uko bikwiriye ariko bamwe muri aba DJ bavuga ko uruganda rumeze neza ntabwo bavuga yuko mu by'ukuri bamugani muhagaze neza ibi ngibi none uraza kubitwara turaza gukomeza guteza no kutubwira niba n'ibikoresho warabihawe muri rusha nanjye gahunda zanjye ni ukuvuga ngo biriya byanyeretse ko umuntu wese nyine utarashira mu mwuka cyangwa utaragira ikintu aba ngo ave kuri iyi si yaba undi muntu kandi amahirwe ntago ari umuntu yagena n'Imana mfite kuvugurura byinshi bitewe n'ibyo nabonye hariya yego no kuvuga ngo nyina rindi nko mu kantu gapfundikiye ariko nafunguye amaso mbasha kugira ibyo mbona yego ifo ko ngira n'ibyo nabura mu byo nakoraga yego